Tubahe ikaze inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Mwai Media TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu kivuga ku Rucunshu. Ni ahantu h'amateka, hakaba harabaye intambara ikomeye cyane, bakaba barwanye ivumbi rigatumuka. Muri uko kurwana intambara ikomeye cyane byabaye hagati y'impande ebyiri, hagati y'uruhande rwa Rutarindwa wari umwami, ubwo bwami akaba yari yaraburazwe na se Kigeli wa kane Rwabugiri. Kandi twabonye yuko iyo ntambara yagizwemo uruhare n'uruhande rwa Kanjogera n'umuhungu we Musinga, tutibagiwe n'uruhare rwa basaza biwe Kabare na Rwinankiko muri iyi ntambara. Nyuma rero yo kureba inkomoko y'intambara n'icyayiteye n'uruhare rw'abo bombi, muri aka kanya mu gice cya kabiri tugiye kureba uko Rutarindwa yatanze, noneho turebe n'ingaruka iyi ntambara yagize. Turareba kandi uruhare Musinga yagize mw'iyi ntambara, cyane ko ari we mwana wenyine Kanjogera yari afite bituma arwanirira ingoma ye. Turareba nanone uko ubutegetsi bwa Musinga bwagenze n'ibyakurikiye iyima ryiwe nyuma yo gutanga k'umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa. Ibi rero tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu aka kanya. Turabisanga mu gitabo cyanditswe na Alexis Kagame, turabisanga mu gitabo cyanditswe na Alexis Kagame mu mwaka w'1953 kugera mu mwaka w'1972. Iki gitabo kikaba cyitwa Un berger de la histoire du Rwanda. Ibi kandi byakozweho ubushakashatsi n'inteko y'umuco, tukaba aribyo tugiye kugarukaho muri aya masaha. Tukaba tubahaye ikaze, tunabashimira uburyo mukomeza kudufasha mukora subscribe, share ndetse like na comment kugira ngo mukomeze kudufasha, bikaba bidutera umurava. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, mukomeze kudushyigikira kandi mudutize umwanya tuganire amateka ndetse n'umurage by'igihugu cyacu. Ingoro y'umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa yari imaze kugotwa n'abanzi be. Ubwo Rutarindwa yahisemo kwiyahura. Abagaragu be n'abo mu nzu barayikongeza. Bivuga ko abagaragu be, abahungu be batatu Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira, umugore we Kanyonga, bose bishwe na Bigirimana mwene Barahira. Mbere y'uko nawe yiyahura, bose bagahira mu nzu. Intumbi y'igikomangoma Karara nayo basanze yahiye uruhande rumwe mu muryango w'ingoro y'umwami. Umutwa Semunkima wo mu Rwiririza ngo yagaragaje ubutwari n'ubudahemuka bidasanzwe ku Rucunshu. Ubwe ngo yishe abagera ku 10 mu ngabo zarwaniriraga Musinga. Abonye ko byarangiye n'inzu ya Rutarindwa iriho igurumana, ntiyatekereza gukiza amagara ye ngo ahunge, ahubwo yahise atera indiri imboyi y'urugamba yari izwi icyo gihe yitwa Mpundu. Asimbuza amagambo y'igitero cyayo kibanza ayakurikira aririmba ati: Inyagirabahunde ntiyansiga. Inyagirabahunde niryo jambo ryatangizaga ikivugo cya Mibambwe wa kane Rutarindwa. Semunkima ngo yatambutse aririmba iyo ndirimbo, yinjira mu nzu ya Rutarindwa yagurumanaga, nuko nawe ahiramo kimwe n'abandi bose. Bivuga ko abo ku ruhande rwa Kanjogera basatuye inzu ya Rutarindwa ahagana ku ruhimbi, bityo bagashobora gukiza ingoma Karinga. Yari imaze gufatwa n'ibirimi by'umuriro, bayizimya basukaho amata. Ikindi ngo icyumye na Butare. Nuko izindi ngoma bakuyemo ni iyitwa Icyumwe na Butare, zari zarimitswe by'agateganyo n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, ngo zari zahiye cyane. Alexis Kagame anyomoza ibyari byaratangajwe mbere na Padiri Pages kuri page 1933 kuri page 207 kugera kuri page 108 by'uko Karinga yahiriye mu nzu ku Rucunshu. Akananyomoza ibyari bisanzwe bivugwa ndetse n'ubu bikivugwa muri rubanda by'uko umutware Kabare bamubwiye ko Karinga yahiye, bagasubiza ati haguma umwami naho ingoma irabazwa. Kagame abyandika nk'umuntu wiboneye Karinga nyuma y'intambara yo ku Rucunshu, agira ati byari bihagije kureba uko iyo ngoma isa inyuma kugira ngo umenye ko yaramvuwe kera cyane hamwe na mugenzi wayo Kimumugizi. Bamaze gutsinda iyo ntambara, abo ku ruhande rwa Kanjogera bahagarariwe na Kabare batangaje ko guhera ubwo nta mpande zigishyamiranye. Hatanzwe itegeko kuri buri bose ryo gushyingura nta kuvangura abavandimwe
inshuti barwaniye impande zombi, hatitawe ko higeze kubaho ibice bibiri bihanganye. Inka zose z'ingishywa zari ku Rucunshu zakamirwaga abaje gupfa barwanira impande zombi, zihinduka umutungo w'ibwami, zihabwa umutware Nkwaya wari ushinzwe umutwe w'inyambo zitwaga insanga. Zari zigenewe by'umwihariko ubwiru. Umunsi ukurikiyeho abiru bo ku ruhande rwatsinze barundarunze n'ubwitonzi bwinshi ivu n'ibisigazwa by'imibiri y'abahiriye mu nzu ya Mibambwe wa kane Rutarindwa, baharuye n'ubutaka bwamenetseho amaraso yabo. Ibyo byose babibikana ubwitonzi mu nkangara nyinshi, baraziherekeza zirinzwe cyane, bajya kuzishyingura itongo muri Masisi, ubu ni muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'intambara yo ku Rucunshu ni amakosa yakozwe na Kigeli wa kane Rwabugiri, kandi bikanakorwa na se Mutara wa kabiri Rwogera, ajyanye cyane cyane no kumena amabanga y'ubwiru. Bivuga ko Rwogera yari umwami uganzwa cyane na nyina, umugabekazi Nyamavugo wa kabiri Nyiramongi, mu gufata ibyemezo. Uyu rero yasabye umuhungu we kumenya izina ry'ubwiru ndetse n'inzira zabyo, arabimwemerera, amusaba no kubyemerera musaza we Rwakagara, nawe arabihabwa. Arongera amusaba ko umuhungu we akaba na murumuna wa Rwogera Nkoronko nawe yamenya iby'ubwiru. Nuko umwami arabyemera, nyamara ubusanzwe amategeko y'ubwiru ntiyemereraga umugabekazi cyangwa umwe mu miryango y'ibibanda. Ubwo bivuze ngo abami bashakagamo abagore bashobora kuzavamo abagabekazi cyangwa se ibikomangoma kumenya amabanga y'ubwiru, kugira ngo batavaho bayakoresha ku nyungu zabo n'iz'imiryango yabo bwite. Aya makosa yarakomeje ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Uretse kugira inkundwakazi ye Kanjogera, umugabekazi w'umutsindirano wa Mibambwe wa kane Rutarindwa, nyamara amategeko y'ubwiru yarateganyaga ko uwo mwanya uhabwa umukonokazi uhuje ubwoko na nyina wa Rutarindwa utari ukiriho. Rwabugiri yasubiyemo ikosa rya se ryo kwemerera abasaza ba Kanjogera aribo Kabare na Ruhinankiko kumenya amabanga y'ubwiru nk'uko se ubabyara Rwakagara ye yarabyemerewe na Rwogera. Nubwo Alegisi Kagame asobanura ko ibyabereye ku Rucunshu bitafatwa nk'ihirikwa ry'ubutegetsi, na Musinga ntabe yafatwa nk'uwahawe ubutegetsi mu buriganya, bigaragara ko mu myumvire y'Abanyarwanda benshi ibyo Kagame ahakanya ariko kuri. Ibi birashimangirwa n'ibitekerezo bibiri twahawe n'umusaza w'imyaka 83. Uyu ngo yavukiye kandi akaba anagituye ku Rucunshu. Igitekerezo cye cya mbere uyu musaza ahuriyeho n'abandi benshi bo mu kigero cye kijyanye n'uko intandaro y'intambara yo ku Rucunshu ari amabanga y'ubwiru Kabare yabwiwe na Rwabugiri akoresheje uburiganya, kandi mu by'ukuri yari agenewe Rutarindwa. Uyu akomeza avuga ko sekuru ubyara nyina yari umugaragu wa Kabare, akaba ari nawe akomoraho ayo mateka. Iyo nkuru ivuga ko umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari yateye mu nkore, noneho ngo aza kugera ahantu abona abagore b'abazungukazi. Bamwe mu bakunze kubara iyi nkuru bakeka ko bari ababikira bari bibereye mu nzu zabo zubatse kijyambere, Abanyarwanda bise ibusakazabutaka. Rwabugiri ababonye arabakurikira. Hari abavuga ko yabitewe n'amatsiko y'ukuntu abo bantu yari abonye basaga, hakaba n'abavuga ko yabitewe n'ingeso yari asanganywe yo gukunda abagore. Umuryango Rwabugiri yinjiriyemo akurikiye abo bagore rero waje kwikinga, nuko abona uko asohoka ahita anatekereza ko ibyo birangiye, niko kubwira umutwa we ntacyawukura ati genda ushakire Rutarindwa, njye mpeze mu rutare sinteze kuvamo, maze mubwire amabanga y'ubwami. Nuko umutware agenda, ageze imbere ahura na Kabare. Kabare amubaza ati ko wihuta ni ibiki? Umutware amusubiza ati umwami antumye Rutarindwa. Ubwo umutware akomeza, Kabare nawe agenda agana aho umwami yasaga n'ufungiye. Agezeyo arasuhuza, nuko asuhuza Rwabugiri ati urinde? Kabare ati ndi Rutarindwa. Rwabugiri aramubwira ati njyewe igisa n'abantu atari umuntu cyamejeje aha, ugende wima ingoma, kandi mbere uzabanze wice Kabare. Kabare amaze kumva ayo magambo aragenda. Hashize umwanya Rutarindwa araza. Umwami aturinde, ndati ndi Rutarindwa. Rwabugiri amubaza ati none se uvuye ahawe ninde? Undi ati ni Kabare.
Rwabugiri aramubwira ati mugende mube ibigina. Ibyo nashaka kukubwira ndabimubwiye. Byageze aho Rwabugiri abazungukazi baramukingurira akomeza intambara ze mu Nkore no mu Bunyabungo kugeza aho yaje gutangira. Igitekerezo cya kabiri twabwiwe n'uyu musaza ni icyerekeye witwa Biregeye. Uyu musaza yita mwene Rutarindwa, ariko nyamara Alex Kagame akatubwira ko ari mwene Kigeli wa kane Rwabugiri. Nyuma y'itanga rya Rutarindwa hari impuha zavuga ko umwamikazi Muserekande yaba yarabyaye abahungu babiri, aribo Biregeye yabyaranye na Rwabugiri na Ndungutse yabyaranye na Rutarindwa nk'uko twabibonye mu gice cya mbere cy'iki kiganiro. Uyu Ndungutse niwe wahoze yitwa Birasisenge yiyitiriye agateza imyivumbagatanyo mu majyaruguru afatanyije na Basebya na Rukara. Ibi bya Basebya na Rukara inkuru yabo nabo twabibonye mu gice cyacu cyashize ko bari batuye ku gishanga cy'Urugezi, hariho bigomekeye ubutegetsi bwa Yuhi wa gatanu Musinga ndetse bakica n'umuzungu witaga Rugigana. Ibi byose byabaye agamije gusimbura Musinga. Biregeye na nyina Muserekande bo bavugwa muri Muyaga ya Bateke twabonye hejuru. Mu ntangiriro y'imyivumbagatanyo y'igikomangoma Muhigirwa, Biregeye na nyina Muserekande bagizwe nk'imfungwa n'ingabo z'abarasa zo mu Gisaka, nuko boherezwa i Kamonyi kwa Musinga kugira ngo ibwami abe ariho bagena icyo bakorerwa. Bageze i Nyamirambo muri Kigali y'ubu, ababashoreye barushwa imbaraga n'abaturage bari bari mu myivumbagatanyo, bahita bashyikiriza za mfungwa umutwe w'ingabo wari ku isonga rya Muyaga y'Abateke. Ngo ababonye arishima cyane agira ati narwanaga ngira ngo mporere Mibambwe wa kane Rutarindwa, none mbonye umwana wa Rwabugiri ngiye kwimika mu mwanya wa Musinga. Uruhande rw'ibwami rwaje kunesha mutwe w'ingabo aricwa we n'abandi bari bafatanyije, ariko ngo ntawigeze amenya irengero rya Muserekande n'umuhungu we Biregeye. Uku kutamenya iherezo rya Biregeya rero ngo byatumye ku ngoma ya Musinga bakomeza kumwikanga. Bishoboka ko ariyo ntandaro y'iki gitekerezo twabwiwe n'uyu musaza. Ngo Biregeya yaba yarahungiye muri Uganda ahunganye ingoma y'Ingabe Karinga. Nuko ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa, uyu mwami akajya arota akumva umwana urira, yakanguka akamubura. Bukeye abaza umuhanuzi Kayijuka ka Nyantaba ngo amusobanurire icyo izo nzozi zivuze. Kayijuka ngo asubiza Rudahigwa ati ko ari uko tubabwiza ukuri mukatwica, uyobewe kuri ku ngoma itakugenewe, urategeka ibitari ibyawe, nyirabyo ari inyuma yabyo. Rudahigwa ngo abwira se wabo Nturo wari umunyamigenzi ibwami ngo najye kureba uwo muyobozi uririra inyuma y'igihugu. Nturo arabaririza ngo aza kumenya ko uwo muyobozi ari Biregeye, ngo akaba yari atuye za Entebbe muri Uganda. Nturo ngo ajyayo aravunyisha baramwakira, nuko aza kuganira na Biregeya amushishikariza gutahuka mu Rwanda, bakamusubiza ubuyobozi bwe akima ingoma. Biregeya ngo abwira Nturo ati rara maze dukomeze tuganire, ndaza kuguha igisubizo bidatinze. Bigeze nijoro Biregeya abyutsa Nturo ngo amujyana ahari inama y'inka, nuko ngo babona imbyeyi iryamye ireba epfo, imfizi iryamye ireba ruguru. Biregeya abwira Nturo ati inka ntabwo ziryamye kimwe, ndamutse nje tukagenda naba njyanye imana y'abagabo iy'abagore isigaye, none icyabikiza ni kimwe, nuko nakwambukiraho hanyuma ukambwira umuryango wawe, abana bawe, nageraho nkawukiza ariko nkava aha nkwambukiyeho. Kumwambukiraho ni ukumwica akagenda mu maraso ye. Biregeya yashakaga kwica Nturo kugira ngo abone uko atwara imana ebyiri, iy'abagore n'iy'abagabo, mbega aze gutegeka byuzuye. Nuko Nturo ariyumvira ati naje ntasezeye none ndatashye ngiye gusezera, nzagaruka tubikore. Nturo araza abwira Rudahigwa uko byagenze. Rudahigwa ati genda wige, nanjye ngiye kwiga, hanyuma tubatizwe ubutegetsi, nyuma yabwo buzaba bwishakirwa na nyirabwo. Biregeya abagumye inyuma atyo, naho Rudahigwa n'uwo Nturo bariga barabatizwa. Hari igitabo cyitwa Studio Idrissa cyanditswe muri 2012 kugera 2014
kuri paji 141, 142, 199, 347 no kugeza kuri 349, cyemeza ko Muserekande ari we Nyiragahumuza waje kwiyita umwamikazi w'Indorwa. Nyiragahumuza asanzwe yaravuzwe mu nyandiko zitandukanye nk'igitabo Au plus profondo de l'Afrique cyanditswe na Honke mu mwaka w'1990 kuri paji ya 20, kigaragaza ifoto ye kigasobanura ko yitwaje kuba ngo yari umugore wa Kigeli IV Rwabugili akaba na nyina w'uwagombaga kumusimbura ku ngoma, bityo ahinduka ikimenyetso gikomeye ku barwanyaga Yuhi V Musinga. Iki gitabo cyongeraho ko yaje gufatwa n'Abadage mu 1909 agacirwa i Bukoba muri Tanzania. Gusa nta na hamwe kivuga ko Nyiragahumuza ari we Muserekande. Igitabo Gorilla Highlands cya Studio Idrissa kiyemeza cyo kivuga ko yavutse ahagana mu 1970, akaba ari nyina w'uwo cyita Buregeye yashakaga kwimika asimbuye Rwabugili, bigatuma ayobora mu majyaruguru intambara yo kurwanya Musinga. Intambara igitabo cyemeza ko ngo yaciye u Rwanda mo kabiri, amajyaruguru ahanganye n'amajyepfo, ngo yaje gufatirwa n'Abadage Kamwezi mu 1908 afungirwa i Bukoba, aho yaje kuva mu 1910 arekuwe cyangwa acitse, nyuma akiyita umwamikazi w'Indorwa ndetse na Nyabingi yigize umuntu. Icyo gitabo gikomeza gisobanura ko yaje gufatwa n'Abongereza agacirwa i Kampala, aho yaje kugwa mu 1944 cyangwa 1945. Bivuga ko nyuma yo gutsinda intambara yo ku Rucunshu, agatsiko ka Kanjogera, Kabare na Rutishereka bibasiye abafitanye isano na Mibambwe wa kane Rutarindwa, babica kugira ngo hatazagira uzanzamura umutwe ngo ahore. Kubera ko abenshi mu bicwaga bari abo mu muryango w'Umwami wa gatanu Musinga ubwe, bari Abanyiginya. Uyu yaje gukora igikorwa cyo kwihorera mu buryo bw'amarenga. Nyina Kanjogera bibonye bimutera ubwoba, ahita abwira musaza we Kabare guhagarika ubwicanyi bwibasiye Abanyiginya, nk'uko nanone twabibwiwe n'uyu musaza witwa Munyakazi Godefroid. Ngo Musinga yafashe ibikeri 2 binini abwira umugaragu ati, uze guhengera mama yageze ku buriri, ujyane igikeri kimwe wakisha ikibambiwe, hanyuma uzubambe n'ikindi aho ndyama. Nuko umugaragu abikora atyo. Bukeye mu gitondo abagiye gusuzuma Umugabekazi basanga cya gikeri kibambye, nuko baramuhamagara bati, ngwino urebe ishyano twagushije. Arabyuka araza arakibona, agenda agiye kubyutsa umuhungu, ahageze asanga naho kirahabambye. Abwira Musinga ati, byuka tujye mu bahanuzi, tujye kubaririza ahantu abahanuzi b'abahanga bari. Musinga ati, ese ni ibiki? Undi ati, ku muryango wanjye hahambye igikeri, none no ku wawe hahambye ikindi. Musinga ati, kireka icyabiteye ndakizi. Undi ati, ese ni igiki? Musinga aramubwira ati, njya numva ngo Abega ni ibikeri. Ati, none Abega mwamaze Abanyiginya? Nabikoze nihorera. Nuko nyina ngo abyumve ahita abwira musaza we Kabare ati, twegure ubutegetsi naho ubundi tuzabugwamo. Nuko noneho Musinga atangira gutegeka ubwo. Tubashimiye inshuti bakunze b'ikiganiro cyacu. Uyu munsi tukaba radusoreje igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu cyavugaga ku nkomoko y'intambara yo ku Rucunshu, uko yagenze, ingaruka yagize, amabi yayibereyemo n'ibikorwa bidasanzwe byayibereyemo, kwihorera kwa Musinga ku bari ku ruhande rwa Rutarindwa, ndetse tunareba uburyo Rutarindwa yatanze n'uko Musinga yimye. Twarebye kandi n'ibindi byinshi byagaragajwe ndetse byanabereye hano ku Rucunshu. Ahantu rero mu munsi wa none tukaba tuhafata nk'ahantu h'amateka, kubera icyo gikorwa cyahabereye. Nk'uko Alexis Kagame we abigaragaza, bigaragara nk'o atari uguhirika ubutegetsi nk'uko bivugwa, cyangwa se Musinga ngo abe yarafashe ubutegetsi binyuze mu buriganya. Twabonye yuko ibingibi ushaka kubisoma cyangwa se no gusobanukirwa byinshi kuri byo, wasoma igitabo cyanditswe na Alexis Kagame mu mwaka w'1953 kugeza mu 1972 cyitwa Amberige de la Histoire du Rwanda,
kandi ukaba wanareba mu gitabo cyakozwe n'ubushakashatsi bw'inteko y'umuco, byose bikaba ari byo twakuyemo iki kiganiro twabagezagaho. Mwakoze kuba mwadukurikiye.